Ikibazo cya mbere kinakomeye ni ubucukuzi bukorwa. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice imbere ya radio na televiziyo Flash aravuga ko kimwe mu bibazo bikomereye iyi ntara y'Amajyaruguru ari icy'ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro. Ikibazo cya mbere kinakomeye ni ubucukuzi bukorwa bunyuranyije n'amategeko, ugasanga turaburiramo abaturage bacu kuko bagiyemo bihishe badafite bikenerwa, badafite ubumenyi, ugasanga nanone aho bacukuye ntibabasha kuba hasana bikangiza ibidukikije, ariko ugasanga nanone harazamo n'urugomo rimwe na rimwe. Gihamya cy'ibuye umuyobozi avuga mu karere ka Musanze mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza hamwe mu hari ikirombe bavuga ko ngo kibamo zahabu, ni hamwe mu hakorerwa ubucukuzi butemewe ku buryo niyo hagize ujya kubabuza haba umuyobozi cyangwa undi muturage bamukubitirayo. Twebwe iyo tugeze haya muri kota mu nzego z'ibanze nta jambo twagira, batwirukaho bati turabatabamo ni muhinguka ati nahagwa ahubwo nakwegura kugira ngo mpagwe hariya ntago wapfa kubakuramo wapfa kubakuramo rwose. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe muri iyi ntara y'Amajyaruguru mu mboni y'umuyobozi w'akarere ka Rulindo avuga ko ibi bitacika mu gihe hadakurikiranwa aho abo bacukuye amabuye mu buryo butemewe n'amategeko bajya kuyagurisha. Kuvuga ngo abantu bakora amabuye y'agaciro batemewe kuziga fodere ari ahantu uri hadashyirwa imbaraga tubafunze biragoye ubundi kubivuga ari kuri kaminuza ntabwo turi ubushobozi, aho bigera hose ukabona biturushije imbaraga ni ikibazo gikomeye cyane. aho nkagira ngo bose Rwanda Mayindi mudufashe mutubwire muradufasha iki hari iki. Ku ruhande rwa bamwe mu bakora ubucukuzi bwemewe nabo bagaragaza ko hari ahakwiye gukubitwa umwotsi. Uko tugomba kureba muri rusange uko kweza afite uruhare kuva ku nzego z'ibanze yewe kampani yabihereye uburenganzira ndetse n'abandi bashamikiyemo bose, kuko uko biri kose kurinda amabuye neza ni ukuyacukura. Mu gihe cyose ari kuyacukura ntunazabuza guteza ibibazo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda, Jean Damour Bagirijabo umuyobozi w'ishami rishinzwe ubugenzuzi muri iki kigo avuga ko mu gukemura ikibazo cy'ubucukuzi butemewe hari ubushakashatsi buri gukorwa mu birombe hirya no hino bidafite ibyangombwa kugira ngo hamenyekane niba harimo amabuye koko, bityo hazatangwa isoko ry'umuntu wemerewe kuhacukura. Icyo bizakemura ni ukumenya ahantu hari amabuye y'agaciro, kumenya ubwiza bwayo, ingano yayo, noneho aho bigaragaye ko amabuye ahari hashobora kuba mine hacugurwe ku buryo butanga umusaruro, hahe abaturage akazi bahaturiye kimwe n'abandi babishoboye kugira ngo bareke kwishora mu bucukuzi butemewe n'amategeko. Muri rusange ngo ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro muri iyi ntara y'Amajyaruguru nyuma y'ubu bushakashatsi nibumara kugaragaza ibirombe bigaragara ko birimo amabuye y'agaciro bigahabwa ababikoreramo ngo buzacika. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.